imbeba y'inyamerwe yakuviriye mu mwobo itangira kuzerera ishaka icyo yarya. Iribwira iti nzi ubwenge no kunshuka biragoye kuko nizera bake, ntawe ushobora kumfata. Yikoza hirya yikoza hino, izerera inzu yose ariko iheba icyo yicisha isare. Inyarukira mu kigega ihingukira kuri Rwagakoco. Irahagarara irashishoza, yitegereza uwo mutego, irawuzenguruka. Iratekereza iti nta kabuza, ubu ni ubucakura abantu bahimbiye gufata imbeba, ariko bararushywa n'ubusa, jye ntibazamfata. Ihanga ijisho kuri wa mutego, ibona hariho umubumbe w'urugimbu utemba ibinure. Iti nta kabuza, dore ikizakora ku mbeba, dore akaryoshye bavuze, ninkoraho biraba bishize. Ibyo ari byo byose ariko sinabura kurwegereza utuzuru da ngo ninukirize kuko ruhumura neza. Yomboka buhoro buhoro yegera Rwagakoco. Imbeba yawe iratekereza iti mbega ukuntu abantu bagira ubwenge buke, bibwira ko nakora kuri ririya shyano. Henga nzunguruke ndetse ndibuze kugera kuri ruriya rugimbu ntacyo mbaye rwose. Irasotasota itera udutambwe duto, sinzi uko yakumye imbarutso igiye kumva ngo koco. Ifatwa mu bujana. Imbeba ikuka umutima, ishaka kuyikiza bibi by'ubusa, iba iheze mw'iryo. Irajwigira itabaza zene wayo, ntihaza n'imwe, ahubwo nyiri umutego abaraje. Ayitegeza abana barayica, agatumbi bakajugunyira injangwe. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo uhima ipfa arahava. Sinjye wahera hahera umugani w'iyi mbeba y'inyamerwe. Umwana w'umunyeshuri mu mwaka wa 3 yitegereje se umwima amafaranga yo kurya azwi ku izina rya argent de poche cyangwa pocket money, maze umunsi umwe aza mu biruhuko yamupangiye ati papa, ati twagiye muri bya byumba byitwa laboratwari, maze nyerera ku bintu byitwa shimi, nikubita mu byitwa fizike birameneka. Cyakora deregiteri yavuze ko ku bihumbi 27 nagombaga kubyishyura, ikigo kizandihiraho icya kabiri, ubwo nanjye nkirihira 13,500 asigaye. Nuko papa we ati mwana wa, ko ari uko deregiteri wanyu ari umugabo mwiza, ubwo ayo yose nari kuyiba hehe? Nuko bajyana musheru ku isoko, ndavuga inyagazi y'ihene, ngo babone 13,500 byo kwishyura igikorwa cyabaye cyo kunyerera kuri shimi, umunyeshuri akamena fizike y'abandi.